ariko ikintu kitwishe muri ino minsi nuko umuntu yumva n'ijwi ry'Imana ariko ntaryumvire. Marayika yashoboraga kuba yavuganye nabo bakavuga bati rika ni umwami wabitubwiye, reka tugende, reka nubura ubwenge nzakureka. Nabonye ibintu byaricanze, basigaye bavuga ngo nubura ubwenge nzakureka, kandi bakabivuga barimo bajya mu nzira mbi. Mwuka w'umwami Imana yari yamaze kuvugana nabo. Rugeri Ndinda nk'uko nabibabwiye, ndi umukristo wo muri ADEPR Gatenga, Kicukiro, Kagarama, kandi nta nubwo ndi n'umushyitsi muri uru rugo, ahubwo numva ndi umusangwa. Imana ibaha umugisha ko mwampaye ikaze, kandi Imana ibaha umugisha ko mwaje mu nzu y'Imana. Tugiye gufatanya rero ijambo Imana yampaye, ni ijambo riri kumfasha nanjye, iryo tugiye kuganiriraho. Turi mu minsi 10 yo gusaba umwuka wera ko turaba Pentekote. Nigeze kumva umuntu yigisha ikintu numva kinkoze ku mutima, aravuga ngo umwuka wera ntabwo akora ku by'umwuka gusa, ahubwo yaje ajya akora no ku by'umubiri. Haleluya, haleluya. Mbese ntabwo umwuka wera ari kwa kundi abantu bavuga mu ndimi gushya gusa, twuzura umwuka wera tumere gutya, ahubwo umwuka wera arafatika. Haleluya, arafatika, kuko iyo yinjiye mu buzima bw'umuntu hari ibintu byinshi ajya akoramo. Rero ko tumaze iminsi twiga, nishyizemo ko mu minsi mumaze hari ibindi mwize. Hari ijambo tugiye kuganira dusoma hano muri Zaburi ibice 32. Some muri Zaburi ibice 32 ku murongo wa 8. Zaburi ibice 32 ku murongo wa 8. Niba mwahageze dusome. Ndizera ko mu minota mike tugiye kuganira hari ikintu muri bwunguke ku bijyanye n'umwuka wera. Imana ishimwe. Zaburi ibice 32 ku murongo wa 8 aranditse ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe. Aya magambo niyo tugiye kuganira. Nasanze mu mirimo myinshi umwuka wera ajya akora mu buzima bw'umuntu, bino bintu byose abikora neza. Haleluya. Nzakwigisha. Haleluya, haleluya. Avuga ngo nzakwigisha. Mu bintu umwuka wera ajya akora iyo ahageze, nuko yigisha umuntu. Imana ishimwe. Nasomye ahantu hano mu byakozwe n'intumwa ibice 4 ku murongo wa 13. Baravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mu mirimo umwuka wera ajya akora ni ukwigisha umuntu. Ngo barabarebye, ngo batangazwa nuko babona bafite ubushizi bw'amanga, bumvise amagambo baturukamo, bibutse ko batagiye mu mashuri ngo bige za masters, doctora n'ibindi. Baratangara, ariko ngo bari barigishijwe n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Nzakwigisha. Uyu munsi turi buze gukuramo ibyifuzo, ubwira Imana ngo namenye ko umwuka wera ari umwigisha, hari ibintu nkeneye kwiga. Haleluya, haleluya. Ayi ndirimbo imaze iminsi ifasha y'umuririmbyi uvuga ngo nyigisha, ngo kubara iminsi yanjye, ngo kantume ngo umutima w'ubwenge, ngo ubwo uzaza kurya munsi ngo mwami ngo uzanyibuke. Ariko akavuga ngo nasanze hari ikintu nkeneye kunyigisha. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo unyigishe kubara iminsi yanjye, uburyo butuma ntunga umutima w'ubwenge. Uwo nguwo nicyo yari akeneye. Aravuga ati nabyitegereje sanga njagaraye, ntabwo nzi kumenya ko iminsi ari migufi,
hari ibintu mbona ntaramenya, ariko kuvuga ngo nzakwigisha, ndashaka ko iki kintu kinyigisha. Imana ishimwe. Nigeze kugera ahantu sanga umuntu ngo amaze iminsi 2 yiyirije, ariko ubwira Imana ngo nyigisha kuvuga, ngo kuko iteka iyo mvuze mvuga nabi. Afata des jours de prière, nta kintu arya nta cyanywa, abwira Imana ngo nisanzemo ubukene, ndashaka kunyigisha kuvuga. Iteka iyo mvuze mvuga nabi, njya mpubuka, nyankora ibintu ntagombye gukora, nkaza kubyicuza, ariko ubwo namenye kuri umwigisha, nyigisha. Nakavuga ngo nzakwigisha. Haleluya, haleluya. Iri jambo ryarafashije. Ni Imana ijya yigisha umuntu. Umuntu akakubwira ati jewe narashatse, nibona mu buryo ntazi, ariko Umwuka Wera yanyigishije uko urugo ndujera biremera. Haleluya. Akakwigisha igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga, akakwigisha igihe cyo gusubiza n'igihe kitari cyo gusubiza, akakwigisha igihe witonda n'igihe, mbese mu mirimo Umwuka Wera akora. Icyo ngicyo mucyumve, nzakwigisha. Niho ribuze kumva uvuga uti nkeneye kwiga Mwami. Hari ahantu twatangiye tuvuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga. Noneho hahandi mbuze imbaraga, Umwuka Wera arimo agenda akoza agatoki, niho turi buze kubwira Imana ngo nyigisha. Haleluya, haleluya. Nyigisha kubana n'abantu, buriya ntabwo mbizi. Aho ngeze iteka haba ibibazo, ariko wanyigisha kubana n'abantu. Sinjye mbiteka ari jye ikibazo, ahubwo nkabana nabo mu mahoro byashoboka. Nanjye ubu hari ibyo ndi bubwira Imana ngo binyigishe, namenye ko uri umwigisha mwiza. Imana ishimwe. Haleluya. Nzakwigisha. Icyo ni icyambere. Hakaza icya kabiri, nkwereke inzira unyura. Ako murumva Umwuka Wera adafatika. Nzakwigisha, nindangiza njye nkwereka n'inzira ukwiriye kunyura. Imana ishimwe. Nasomye ahantu muri Yohana ibice 16 ku murongo wa 13, baravuga ngo uwo Mwuka w'ukuri naza, ngo azabayobora mu kuri kose, ngo kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva ari byo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ariko bakavuga ngo nzakwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Imana ishimwe. Nasomye hano muri Matayo ibice 2, ni ahantu ngo abantu bari bamenye, ngo abanyabwenge ngo bari bamenye ko Yesu yavutse, ariko ngo batazi ahantu yavukiye. Kubera kuyoba, ngo bajya kuyoboza ku mwami Herode. Baramubaza bati twumvise ngo umwami abyumvise. Nasomye ijambo rintera ubwoba, umurongo wa 8, Matayo 2 umurongo wa 8, havuze ngo abanyabwenge bagiye kuramya Yesu yavutse, ngo ariko babariza aho batagombye kubaza. Ngo umwami arababwira ngo nimugende, nimumubona muze mubimbwire ngo nanjye njye kumuramya. Mu by'ukuri se yashakaga kujya kumuramya? Ntabwo yashakaga kumuramya. Maze ku murongo wa 12, n'umurongo nkunda, ngo baburizwa n'Imana mu nzozi usubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Nzakwereka inzira unyura. Haleluya. Nzakwereka inzira unyura. Umwami yababwiye ati muze guce hano, ariko mu mirimo Umwuka Wera ajya akora, nzakwereka n'inzira ukwiriye kunyura. Ngo marayika ababuriza mu nzozi, arababwira ngo inzira ntabwo ari nyabagendwa. Haleluya, haleluya. Ababwira ati inzira si nyabagendwa, nzakwigisha, njye nkwereka n'inzira ukwiriye kunyuramo. Uriya akantu kajya kaba kabazo, uriya bashoboraga kuvuga bati no, nubwo twarose ariko umwami yatubwiye ngo tuze kuhanyura. Ijwi ry'Imana rirasobanutse. Marayika w'umwami Imana arababwiye ati ahantu nimuhanyure, ariko ikintu kitwishe muri no minsi
nuko umuntu yumva n'ijwi ry'Imana ariko ntaryumvire. Marayika yashoboraga kuba yavuganye nabo bakavuga bati reka ni umwami wabitubwiye, reka tugende, reka nubura ubwenge nzakureka. Nabonye ibintu byaricanze, basigaye bavuga ngo nubura ubwenge nzakureka, kandi bakabivuga barimo bajya mu nzira mbi. Umwuka w'Umwami Imana yari yamaze kuvugana nabo, arababwira ngo nzakuyobora inzira ukwiriye kunyuramo. Nabo yari yabayoboye, hanyuma ngo barumvira bo kabyara, ngo banyura iyindi nzira. Ubwo umwami Herode yarategereje ntiyababona, kubera yuko bumviye ijwi ry'Umwami Imana, rya marayika w'Umwami Imana wavuganye nabo. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Situvuza nzakwigisha na nzakuyobora, hazamo ikindi kivuga ngo nzakugira inama. Haleluya. Nzakugira inama. Abana b'abantu bashobora kukugira inama itariyo. Hari aho ugera buri wese agakurikiza logike ze, akakubwira ati nuku nguku bimeze, ariko iyo ari Umwuka Wera wakugiriye inama, kuko we abivuga avec experience, aba afite ahantu yabikuye, ngo ibyo azumva ngo nibyo azavuga, ngo kandi azababwira ibyenda kubaho. Imana ishimwe. Nzakugira inama. Uzi ukuntu buranga abantu benshi barindera ngo nababuza ababagira inama. Nyine ngo umuntu ngo akabyimba n'ikintu kikamubyimba, nakajya avuga ati ayiwe nimpamagara Alisa azamvuga, nimpamagara yaranyumvira ubusa. Buriya ngo impamvu abantu benshi basigaye bagira trouble cyangwa bakagira indwara zo mu mutwe, ni ukubura ababumva babagira inama. Ariko Umwuka Wera akavuga ngo iki? Nzakugira inama. Haleluya, haleluya. Ntabwo azakumvira ubusa, azakugira inama. Ntabwo nje gutanga ubuhamya, ariko hari umunsi namugishije inama byashobeye. Ndamubwiye nti dore imbere yanjye haje ibintu bibiri kandi byose bifite imbaraga, ariko ndagushima ko bije ndi imbere yawe. Ese byashoboka ko ungira inama y'icyo nafatamo kizatuma nticuza? Nkamubwira nyine arafatika. Haleluya. Namubwira ntibyashobeye, buri muntu ari kungira inama ye, ariko ndatinya kuzakorwa n'isoni. Ako ndavuga ni ngira inama y'icyo nahitamo muri ibi bibiri kizatuma ndakorwa n'isoni. Impamvu niko bivuga nuko uwo munsi yabigenje neza. Haleluya, haleluya. Ahitamo ikintu ntanatekerezaga ko ari cyo yahitamo, ariko ngiye kubona mbonye ibisubizo bikivuyemo, ndavuga ngo Uwiteka yagendanye nanjye. Imana ishimwe. Nimumere Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nzakugira inama. Imana ishimwe. Nasomye muri Bibiliya umuntu Umwuka Wera yagiriye inama. Ndimo ndabakundisha Umwuka Wera. Haleluya. Nasomye muri Matayo igice cya 1 umurongo wa 18. Haravuga ngo nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko kuko yari ataramurongora babona afite inda y'Umwuka Wera. Umurongo wa 19. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi. Ariko nibi nabikunze, ako uza ahantu Bibiliya itangira umuntu ubuhamya, mu kumwandika bakamusurinya bakavuga bati uyu muntu yari umukiranutsi. Ibi bintu ni byiza n'ukuri. Haleluya, haleluya. Ngo umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi, ngo kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Umurongo wa 20. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Haleluya. Nzakugira inama hahandi byagushobeye. Gusa urabona bitari byamushobeye. Ibaze wasabye umukobwa, nta nubwo mwigeze mugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ugiye kubona ubona inda iragaragara. Urumva atari afite ikibazo? Ntabwo wowe nzi icyo ufite, ariko hari ahantu umuntu agera agakenera inama y'Umwuka Wera kugira ngo atazagera imbere akicuza. Ariko ikindi kintu nakundiye Umwuka Wera, ngo akibitekereza nta n'umuntu arabibwira. Haleluya, haleluya.
umwuka wera ajya amenyera kuri ibyo twibwira tutaranabivuga, kuko Imana idukunda akaza akavuga ngo nabimenye, ngo akibitekereza gusa umwuka wera aba yabibonye, ngo marayika w'umwami Imana amugati Yosefu mwene Dawidi, humura witinya, nta kibazo, komeza inzira, nzakuyobora inzira ukwiriye kunyuramo, nzakugira inama. Iyo agisha inama abantu bari bumubwire bati tu ibyawe byararangiye, ariko amenya ko yavuganye n'Imana. Iyoborwa n'Imana hari n'igihe ufata imyanzuro abantu babona ko wasaze, numva se batari bwumve ko yasaze, ariko yamenye ko yavuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo yavuganye natwe turabimenya, kuvuga uti nakumvise, arabavuga ngo wi papa ndakumva nyine akaba yabyumvise, akavuga turavuze ndabyumvise, ni wowe uvuganye nanjye, Imana ishimwe, nzakugira inama. Uyu munsi turi buze kubimenya, wamenye ko ari umujyanama mwiza, nta nubwo ukeneye kubaza abantu, umwuka wera w'Imana ndagukeneye, ngwino ungire inama, nashobewe, kandi inama azakugira ni inama izatuma uticuza. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Avuga ikindi ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Akuzi iryo jambo ukuntu rikaze, buriya ntabwo tujya dufata Bibiliya ngo tuyigire iyacu, ariko ubundi umunyabwenge ajya kurura Bibiliya akavuga ati nabyumvise, nabyumvise uvuganye nanjye, ku ijisho ryawe rizangumaho. Ako sinzi ababyeyi bo hari igihe nyine wibwira ko washyize ijisho ku mwana, mu kanya gato agaponyoka pakikubita hasi, ariko umwuka weravuze ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Nyine ni gutya. Hari umuribyi ujya uvuga ngo ntabwo yaryama twashira, ngo habe no gusinzira, ntabwo yasinzira, ntabwo byakunda, ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Nzajya nkwigisha, nzakuyobora, nzakugira inama, ijisho ryanjye ntabwo rizigera rikuvaho. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Yesu ajya gusubira mu ijuru, Yohana 14:16 yaravuze ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha ngo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe, uwo nguwo ni we mwuka wera. Yesu ajya kugenda yaravuze ati ntabwo mbasize nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza undi mufasha wo kubana namwe. Hari igihe twibwira ko turi twenyine, ukajya uhamagara Imana nk'iri mu birometero, kandi yaravuze ngo ngewe ubwanjye nzabana namwe, nzaboherereza undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Uwo nguwo azaza abe muri mwe, azajya ababwira ibyenda kubaho, azajya abafasha mu kaga. Torero muhumure, ntabwo turi twenyine. Haleluya, haleluya. Ntabwo nzabasiga mwenyine, ahubwo nzazaho muri mpabi. Imana ishimwe. Mwuka wera ni imbaraga z'Imana ziba mu bizera. Haleluya, haleluya. Muskuru birayavuze, biravuga ngo nibishoboka ko abatizera bamuhabwa. Ntabwo umwuka wera yaza gutura mu buzima bw'umupagani. Oya, barabinyigishije, numva ndabyumvise. Ni umwuka wera, ni Roho Mutagatifu, ni Holy Spirit. Kubera ko yera, ntabwo yajya mu kintu cyanduye, ajya mu kintu cyejejwe. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Baratubwiye ngo ni nk'uwafata amata, ntabwo amata wayasuka mu gikombe kitogeje. Igikombe kirabanza kikozwa, hanyuma none ugasukamo amata. N'umwuka wera atura mu mitima yejejwe, ariko wakwemera ko atura muri wowe, buriya ngo afite inshingano ikomeye ngo yo kuzatumurikira Imana Data. Haleluya. Buriya ari inaha nka marene. Haleluya, haleluya.
ngo ari inaha nka marene ashinzwe kunyoza no kuntunganya. Haleluya. Buriya marene aba afite akazi gakomeye, ni ukujya kumfasha no gushaka ibishyingiranwa. Haleluya. Ashinzwe kuzamurikira Imana Data nsa neza, nejejwe, nambaye umwenda wera, kandi ntwaye n'ibishyingiranwa. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mwuka wera wafite ubushake, ahubwo ikibazo ni twebwe. Ikibazo ni twebwe, kubera yuko we yiyemeje kukuyobora no kukwigisha, ariko uremera kwigishwa. Hari abantu badakunda kwigishwa. Mwuka wera akakubwira ngo maze iki kintu ntuzongere kugikoraho, gacya mu gitondo ukongera ukagikoraho. Hari nabo nabonye batera n'amahana akavuga ati nushaka uvuge, namenye ko ari wavuze ariko sindi bukumvire, kubera ko binyuranije cyane n'ubushake bwanjye. Nigeze kumva umuntu abivuga rwose, aravuga ati nabimenye ko ari Imana yavuganye nanjye, ariko nishaka inyice isiga inyihambiye, ibi bintu irimo imbwira ntabwo mbyemera, kubera ko ataramenya umumaro wo kumvira umwuka wera. Birikavuga ngo abamwiringira ngo bakamwitondaho ngo nibo banyamahoro basa, ngo jya umwizera, ngo kandi jya umwizera, jya umwiringira, ngo ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Ariko bakavuga ngo abamwiringira ngo bakamwitondaho ngo nibo banyamahoro basa gusa. Imana ishimwe. Nuko arambwira ati Imana namenye ko ariyo, ariko isiga inyishe kuko nabyemera. Nanjye ndavuga nti namaze kumenya neza ko ari Imana, navuga ngo ndagiye n'impfu zanyihambire. Kuyoborwa n'umwuka wera bitanga amahoro. Haleluya, haleluya. Ngo abamwiringira bakamwitondaho ngo nibo banyamahoro gusa. Imana ishimwe. Nzakwigisha. Haleluya. Nzakugira inama, nzakuyobora inzira ukwiriye kunyuramo, kandi ijisho ryanjye ntabwo rizakuvaho, rizakugumaho. Ikibazo ni cya kindi Bibiliya ikavuga ngo nuko ngo ntimugateze ngo umwuka w'Imana agahinda. We iyo akubwiye ati tugende ukanga, ntekereza ko buriya ahantu umwuka wera atandukane n'umwuka wa Satani, Satani washyiramo ingufu tugende akajya gutwara asa nk'ugukurubana, ariko umwuka w'Imana we ngo nimwituze. Wakwemera wazabona amahoro, wabyemera wazagubwa neza. Ndi umuyobozi mwiza, ndi umugwaneza, ndoroheje, abanyiringira nibo banyamahoro gusa. Ese wakwemera ko nkuyobora? Wakwemera ko nkwigisha? Nigeze kumva story y'umwana ngo se yabwiye ati wa mwana wicara, ngo umwana aravuga ati papa nubwo nicaye ariko ndahagaze. Hari n'igihe abantu babana n'Imana gutyo, akahaba ameze nk'umuntu uhora ukubita ibipfusi, utemera kuyoborwa. Ako muzi ukuntu biravuga ngo nk'uko umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ngo niko ngo n'uwabyawe n'umwuka amera. Donc iyoborwa n'umwuka wera uroroha. Haleluya. Buriya pasiteri agize nk'umugisha, itorero ryose rikaba ryuzuye umwuka wera, ariko urumva umuntu umeze nk'uko umuyaga uhuha aho ushaka, ubuzima bwaba bworoshye. Tugende nitugende nyine, nta bintu bikocagurana bihari. N'ubuzima bw'umwuka burimo amahoro. Haleluya. Ngo abamwiringira bakamwitondaho ngo nibo banyamahoro basa. Abantu buzuye umwuka wera nk'uko umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ngo niko n'uwabyawe n'umwuka amera. No muri iyi nzira y'agakiza, iyo wemeye kuyoborwa n'umwuka wera birakorohera. Ako uzi kubaho utumvira Imana kandi udashaka kuva no mu rusengero, mbese urwana nabyo. Ndemeye, ndanze, ndaje, nyine ni gutya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ajya gusubira mu ijuru,
yaravuze ngo sinzabasiga mwenyine ahubwo nzabohereza umwuka wera. Azaza aje gukora iki? Aje kunyigisha, anyigishe kubara, anyigishe kwitonda, anyigishe kwandika, anyigishe kwambara, anyigishe kuvuga, anyigishe uko bubaha Imana. Ntabwo twebwe tubizi, ariko yemeye kwigishwa n'Imana, ugenda ubimenya gake gake. Imana ishimwe. Nigeze kumva umudamu ambwira ati rwose ubu ngewe nta na experience y'urugo narinze, ariko umwuka wera yagiye anyigisha uko bitwara mu rugo, anyigisha kuganduka. Ntabyo nigeze mbona iwacu, agenda anyigisha. Kandi iyo wigishijwe nawe, ngo barababonye baravuga ngo aba bantu babanaga na Yesu. Haleluya. Kandi kubana nabo bivuga iki? Nuko bahoraga bumva ibyo ababwira. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera kubana na Yesu bamenyaga ibyo abandi bantu batazi. Ngo Danieli ngo ari i Babuloni, donc ba Meshaki na ba Saduraka ngo baririye, ngo hari igihe ibintu byabaga byayoberanye, abakonikoni bayobewe, ariko bakavuga ngo hari umuntu tuzi wigishijwe n'Imana, uri mu mwuka w'Imana, ati mugende mumuzane. Ni umuntu wigishijwe n'Imana. Imana ishimwe. Uswe wigishijwe n'Imana, hari n'igihe no mu muryango bashobora kujya baza kugushakaho inama, atari uko ari wowe mfura, atari uko ari wowe ufite amafaranga menshi, ariko kuko umuntu wigishijwe n'Imana sukwe, bakajya babona hari icyo wavuga, ahubwo akaba ari nawe uzajya ugira ijambo rya nyuma, kubera yuko wigishijwe n'Imana. Imana ishimwe. Nzakwigisha nkwereke inzira ukwiriye kunyuramo. Imana ishimwe. Ujye kurambagiza, Imana ikubwire ngo buhagaze gato, uwawe ntabwo araza. Muri bari abantu bose uri mureba ati bubihoreye gatoya, kubera yuko umwuka wera yiyemeje kuzakuyobora. Haleluya, haleluya. Akakubwira ati buhagaze, nuko babona hariya umwe bari batatu, buri uwawe ntawe urimo. Mwuka wera aravuga, mwuka wera abana natwe, mwuka wera aratuyobora akavuga. Imana ishimwe. Hari abantu bagiye bavugana n'Imana, kandi Imana ibyo yavuze ikanabisohoza. Imana ishimwe. Nzajya nkwigisha. Imwe bajya kona bakabona wacecetse, byagenze gute? Nyine umwuka wera yakubwira ati ceceka, uyu munsi ntacyo kuvuga gihari. Wajya kujya mu nama akakubwira ati nuko inama y'uyu munsi ntuyijyemo, ariko murumva tudakeneye kuyoborwa n'umwuka wera. Akakubwira ati uyu munsi uramenye ntugire aho ujya. Ntabwo ari uko kugenda byari ikibazo, ariko umwuka wera akabaza ibyo ari byo, akabaza ibiri imbere, ngo azababwira n'ibyenda kubaho. Impamvu atuyobora inzira nziza nuko wazaho atujyana dushatse twamugira icyizere. Imana ishimwe. Azaho atujyana. Wenda ikibazo, hari igihe abantu bajya bibaza ngo umwuka wera ngo avuga gute. Basta hari abantu batarumva ngo ijwi ry'Imana. Ubu no muri rusengero umuntu ushobora kubwira ati yewe sinzi nuko Imana ivuga. Ubundi ibyo muvuga ngo irabayobora, irabigisha, ibibabwirira hehe? Imana igira uburyo bwinshi bwo gukora. Haleluya, haleluya. Nigeze kumva umupasiteri umwe avuga ngo ubu koko ngo umwana wanjye ngo akeneye kujya mu baturanyi kubabaza ibyo nshaka kuvugana nawe. Tubana n'Imana ivuga. Imana ishimwe. Ahangaha twumvise ngo baburizwa na marayika w'Imana mu nzozi. Imana hari igihe gusura mu nzozi pe, ikaza ikakwereka ibintu nubwo ntajya ndota cyane, ariko Imana yashatse kubinyuza mu nzozi. Inzozi ziba inzozi pe, sinzibagirwe nkabyuka inzozi zabaye inzozi, kandi umwuka wera akazisobanura. Ubwo bushobora kuba uburyo bumwe Imana ikoramo. Imana ishobora kunyura mu ijambo ryayo. Bibiliya bajya bavuga ngo nibwo buhanuzi butavangiye, ukaryumva we ukavuga uti Imana ivuganye nanjye ndabyumvise. Imana ishobora kunyura no mu bahanuzi, Imana ishobora kunyura no mu iyerekwa, ariko Imana igira uburyo bwinshi ivugana n'abantu bayo. Ariko noneho ku mwuka wera
ni n'ibintu bisanzwe. Buriya iyo umuntu amaze gukizwa, umunsi nakire Yesu nk'umwami n'umukiza, n'umwuka wera ahita aza muri jyewe akajya avuga, ari hagarara. Hari n'igihe njya mara kuvuga nk'ikintu nkumva araneguye, sinzi niba ari igihe bibaho. Ni ukuri hari igihe anegura akambwira atari kurarengereye we, utyo nyine ntabwo umwuka wera ari kuri. Hari igihe mara kuvuga ye wari kurarengereye we, nguvuze ikintu utagombye kuvuga, avuga ni sorry mbabarira koko ndarengereye. Umwuka wera abana natwe kuruta abandi bantu bari kure cyane, abyumva nayo we koko ndarengereye, cyangwa akagira ubundi buryo akora nkumva mbuza amahoro akabura, nkavuga ni habaye iki se kandi? Iyo abuze ndahagarara nkavuga ni karabaye, nkoze iki se kandi? Ndarebye se uyu muntu se mushubije uko ntagombaga kumusubiza, ariko nakwicara natuza haza kumva icyo Imana yashakaga kuvugana nanjye. Wenda ndimo ndaforsa ibintu ntagombye gushyiramo imbaraga, ndimo ndinjira mu bintu ntagombye kwinjiramo, hanyuma havuga ni mwuka wera mbabarira. Muri ibyo aravuga ngo umwuka wera ngo yaje ngo sinshobora gusigara nk'uko ndi. Iyo ahageze hari ibintu ahindura muri wowe, Imana ishimwe. Sinshaka ko tumara umwanya wo gusenga. Twavuze imwe mu mirimo y'umwuka wera, ko umwuka wera azatwigisha. Ni igiki ukeneye ko umwuka kwigisha? Uriya umuntu ajya mu ishuri kubera yuko yumva hariho icyo akeneye, ariko numva nanjye nkeneye ko umwuka wera anyigisha. Hari aho nzi niyizi intege nke zanjye, ariko mu buzima bwo hanze buriya nta muntu ujya wiga ngo arangize. Bavuga ngo umuntu ahora yiga kugira ngo ahora amenye. No mu by'Imana nta muntu ubimenya byose ngo abisoze, ahubwo uko ugenda utera imbere. Hari korasi ivuga ngo nyegeze imbere Mana ngo ngere mu mabanga, ngo noye kwama mu mubiri. Uko ugenda utera intambwe wegera Imana niko ugenda ikwigisha. Haleluya. Muri ibyo aravuga ngo ingeso wa mubi yanyanduje ngo nizishaka kubyuka ngo uzirimbure uzice. Uko ugenda wegera Imana ugenda uhinduka nka Yesu. Haleluya. Ngo nutumbira Yesu ngo uzaba nkawe, ngo bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu.